umuntu waguteye inda bwa mbere yari muntu ki? Ese buriya kugira ngo abe yagushuka byagenze gute? yari nk'uhagarariye wenda muri make biba ngombwa nyine ko anabikora. Yaramuhagarariye amufitanye isano? Yego. Aza kugushuka gute? Hari ikintu kindi yaba yaraguhaye cyagenze gute? Cyangwa kudukoresha. Ni ku Mata TV, abadukurikiye mwese, nitwa Peter, ibiganiro byacu ntagahoraho. Uyu munsi rero twabazaniye umutumirwa, muramubona hano imbere yanyu, sindamenya niba ari umudamu niba ari umukobwa, aratubwira. Yaravuze ati, yarampamagaye ati ese ibiganiro byawe bica ku Mata TV nta buryo nanjye nazaza gatanga ikiganiro. None nanubahirije icyifuzo cye, nagiraga ngo dutangirane mu kiganiro. Uraho mukobwa? Yego. Turagira ngo tubwire, uri umukobwa uri umudamu bimeze bite? Uri umukobwa ubyarira iwabo. Kuba uvuze ngo uri umukobwa ubyarira iwabo birumvikana ko ushobora kuba ubyaye wenda birenze rimwe. Kandi na n'ubu niba mbibona neza ndabona usa naho n'ubu ngubu ushobora kuba witegura kubyara. Yego. Ubwo waba ubyariye mu rugo iwanyu inshuro zingahe? Inshuro ya kabiri. Inshuro ya kabiri. Ubwo byaba bigenda bite? Kubera iki waba uhura n'icyo kibazo cyo kubyarira mu rugo? Wumva wowe byabiterwa n'iki? Ni nk'ubuzima wenda umuntu aba abayemo bugoranye. Ubuzima buba bugoranye? Yego. Ubuzima bubayeho bugoranye buriya ni ubuhe? Bimeze bite? Ubayeho gute? Ubana nande? Watubwira. Mu buzima busanzwe ubundi ndibana, nta babyeyi mfite, kubona inzu mba mbayemo nabyo birangora, ugasanga ibintu nk'ibyo ngibyo birangora bigatuma najya mu bintu nk'ibyo. Bigatuma wajya mu bintu nk'ibyo. Ubwo birumvikana ko kuba wibana bishobora gutuma n'abagushuka baba benshi baboneka. Ese buriya kuba wibana cyangwa se kuba uri umukobwa ushobora kuba ufite imbaraga wenda zo kuba wakora ukiteza imbere. Ese ujya ubitekerezaho kuba washaka nk'akantu wakora kuvugira ngo wenda bibe byarinda abo bantu bagufatirana mu bukene, kuba wibana kugira ngo nabo mbese batabona aho baguhera? Ujya ugerageza se kuba wakora akazi nk'ako ngako? Muri njye bindimo ariko mbura ubushobozi. Ubura ubushobozi. Yego. Bo wenda dusubiye inyuma gatoya, wenda wavutse gute? Wavutse mu bana bangahe? Ese waje kwisanga udafite ababyeyi byagenze gute? Ni gute waje kubura ababyeyi ku buryo bigera naho wibana? Buri muri make twavutse turi abana babiri mu rugo, biza kurangira n'ubundi mama apfuye na papa ndamubura, sigara nyine meze gutyo. Usigara umeze gutyo? Yego. Usigara wenyine? Yego. Ubwo mwavutse muri babiri? Ni wowe na mukuru wawe cyangwa wowe na musaza wawe? Na musaza wawe. Uwo musaza wawe ari hehe? Wemeze bite? Yazanye umugore, igira nyine kwishakira ubundi buzima. Ngira kwishakira ubundi buzima. None se waba warageze mu ishuri? Yego. Yego. Wageze mu ishuri bigenda gute? Nagezemo nyine kubera ubushobozi buke, n'ibishuka umuntu nyine n'ibijya bibura, birangira nyine tutagize. Atayarangije ndaparika.
uravuze ngo ubushobozi bukeya n'ibishuka umuntu. Ibyo bishuka umuntu ni nk'ibihe byaba byarakubujije kwiga? kuba nyine naratwaye inda nabyo byabaye imbogamizi. Ubwo watwaye inda uri umunyeshuri? Yego. Niyo nda ya mbere? Yego. Umuntu waguteye inda bwa mbere yari muntu ki? Ese buriya kugira ngo abe yagushuka byagenze gute? yari nk'uhagarariye wenda muri make biba ngombwa nyine ko anabikora. Yaraguhagarariye? Namufitanye isano? Yego. Aza kugushuka gute? Hari ikintu kindi yaba yaraguhaye cyagenze gute? Yamuha udukoresho. Yaguhaga udukoresho? Yego. Biza kurangira anagushutse? Yego. Yego. Ndumva bitoroshye kuba umuntu ashobora kuba yahagararira umuntu akaba yanamushuka. Ntabwo ari ibintu byiza, ni ibintu byo kugawa. Ubwo umaze gutwara inda ya mbere wabigenda ute? Wagiye he? Nahise nza mu rugo ko twabaga naho intanga irahatwara. Ubwo nyine nkajya ntira unyujije nkaba. Ukajya utira? Yego. Ubwo wageze mu rugo umusaza wawe afite umugore? Yego. Ukagenda utira aho kuba? Yego. Warangiza ukabaho gute? Ukarya gute? Ukambara gute? Kuba utwite ukabyitwaramo gute? Birumvikana biba bigoye ko nyine umuntu agenda abaho buke buke. Ngenda abaho buke buke. Yego. Yego. None se muri make ubu ubayeho gute? Ubayeho gute? Urya bigenze gute? Ese urateganya iki mu bihe biri imbere? Ndumva muri make byose siko umuntu yabigeraho, ariko nyine ubundi imbogamizi ni ubushobozi. Imbogamizi n'ubushobozi? Yego. Ubayeho gute? Buriya kugira ngo ubone icyo kurya ubigenza gute? Nakwifashisha abaturanyi. Abaturanyi? Yego. Nibo bagufasha? Yego. None ubwo wumva ubwo buzima uzabamo kwiza ryari? Numva nabuvamo nyine nuko aba ari ubushobozi bumva. Ubwo wumva uteganya nk'iki? Mbese reka tubare ugize nk'amahirwe ukaba wabona wenda tuvuge nk'amafaranga, wumva wakora iki? Nacuruza. Wacuruza? Yego. Ku buryo se abo bantu bagushuka batazongera bakagushuka? Ntabwo bambona kubera ko impamvu baza bashukisha wenda bitewe n'ubukene mba ndimo. Ntabwo naba naragize aho mva utabacyongeye kumbona. Ntabwo aba bakishoboye kukubona? Yego. Okay, birumvikana. Ubwo rero hano ku Mata TV n'ubundi tujya dufasha abantu rimwe na rimwe bahuye n'ibibazo byo kubura imiryango bakaba babayeho nabi. Tuba dufite abantu benshi badufasha. Ubwo rero murabyumva ibibazo by'uyu mwana w'umukobwa yagize akiri mutoya byo kubura umuryango. Gufasha ni ibintu byacu nk'uko rero dusanzwe tunabikora. Ndumva umuntu waba ufite umutima ukunda, ufite kumva hari icyo yamufasha, yamufasha akareba ko yagira aho yivana akagira n'aho yigeza, kuko niyo ntego yacu. Ku Mata TV tuba dushaka kugira ngo dufashe abantu bazamuke, nibamara kuzamuka nabo bazaze ku Mata TV bashimire abantu babagiriye neza. Ubwo ufite telefone? Yego. Watanga nimero yawe kugira ngo abadukurikira uzashaka kukuvugisha, uzashaka kugira inama, azagira uko yakubona kugira ngo wenda abe yagufasha runaka, bwaba ubw'ibitekerezo cyangwa se ubw'ibindi bintu bifatika.
watuha nimero yawe? yego 0722 78 07 13. Wakongera ugasubiramo? 0722 78 07 13. Niyo ni Tigo. yego Na MTN aho ufite? ndayifite. MTN yawe ikubaruyeho? ntabwo mbaruyeho. Ubwo ikubaruyeho ni Tigo. yego Ntacyo warikira mu Tigo. Ubwo rero bavandimwe mudukurikirana hano ku Mata TV, murabyumva ibibazo umwana yagize akiri mutoya, twese byatubaho, nta wikururira ibibazo, buri wese uyu munsi aba umeze neza, ejo akabona ibintu birahindutse akaba yakisanga mu buzima bugoye. Ubwo rero nk'uko dusanzwe tubikorana n'umutima ukunda, twabikora tukareba ko twagera aho tumukura n'aho tumugeza. Kandi murambashimira uko mutugaragaziriza urukundo, views zanyu turazibona, share murazikora turabibona, subscribe murazikora umunsi ku wundi, mukomerezaho Amata TV, turabakunda. N'ubundi ni wa muntu wanyu witwa Peter, nk'uko bisanzwe uhora bazanira ibiganiro. Ubwo rero ibiganiro byacu nakagaruka, naho utaha ahasigaye Imana ibarinde kandi ibabashishe gufasha, kuko gufasha biduha umugisha wa buri gihe. Murakoze cyane, turabashimiye, mujye muhora mudukurikirana ku Mata TV.